nshimye Imana ko duhaye ibihe byiza muri uyu mugoroba buryo bwo gusabana nayo. Ibihe by'abantu bakeya nk'uko nguko bijya bimembura kuruta kujya mu materaniro y'abantu benshi. Nyine yuzuye ikidini rimwe na rimwe kugenda tukaririmba, tugasirimba, tukiga ijambo, tugataha bikarangiriraho. Nyine hano mbona hari ukuntu umuntu afata akanya ke n'Imana yarangizaga basabana n'Imana. Rero nshimye Imana ko tugeze ibyo bihe bose. Iminota isigaye si myinshi ariko rwose sinkoresha iminota myinshi. Tuganira igice kimwe Imana yashyize ku mutima, ubundi tuze gusenga Imana. Kuba tutaziranye amazina Francis niryo rikunze gukoreshwa cyane Messi yabivuze. Turasoma igice cya 5 cyo mu ndirimbo za Salomo. Indirimbo za Salomo twende dusome imitumba. Hari ibice najyaga numva nkagira ngo byagenewe igihe runaka. Nkuko ku munsi wa Pentecote abantu bakunda kujya kwigisha umwuka wera mu byakozwe n'intumwa, kandi ari inyigisho dukwiriye kwiga buri munsi. Iyi mitoma rero turayiga muri uyu mugoroba. Kuko iyi mitoma ni ijambo ry'Imana yatwandikiye, ntabwo ari duhanga tuzaryiga. Najyaga numva nzakiga ndi muri handi muntu. Ejo bundi nasomye iki gitabo cyose. Amen. Cyaranejeje, cyaranejeje umutima wanjye. None tugiye gusoma igice cya 5 duhere ku murongo wa 2 turangiza iki gice. Dukurikire neza, bibaye byiza buri wese yaba afite Bibiliya tukagenda neza tuza. Chantara bijya byiza wenda mu buryo bwo gusoma nta kibazo. Cana ngaho zo hari inyuma pressing twombi. Okay. Umurongo wa 2 w'igice cya 5 haranditse ngo nari nsinziriye ariko umutima wanjye w'amaso numva ijwi ry'umukunzi wanjye akomanga aramutse ati nyingurira mushiki wanjye, mukunzi wanjye utagira inenge numa yanjye, kuko umutwe wanjye watonzweho n'ikibi n'umusatsi wanjye urimo ibitonyanga bya nijoro. Nikuyemo umwambaro wanjye nawambara nte? Nogeje ibirenge byanjye nabyanduza nte? Umukunzi wanjye aseseka ukuboko mu mwenge w'urugi, maze mu mutima wanjye urukundo rwinshi rumwuzuramo. Ndabyuka njya kumukingurira, ibiganza byanjye bitonyangaho ishangi. Ishangi yagirana iva ku ntoki zanjye itonyanga ku byuma bikingishwa urugi. Maze nyingurira umukunzi wanjye ariko nsanga yahavuye yigendeye. Umutima wanjye wari washigutse ubwo yavugaga, ndamushaka ndamubura, ndamuhamagara ntiyanyitaba. Mpura n'abarinzi bagenda umudugudu, barankubita barankomeretsa. Abarinzi b'inkike banyambura umwitero wanjye. Mwa bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndabihanangirije. Nimubona umukunzi wanjye umubwire yuko urukundo rwansabye. Abakobwa basubiza uwo muntu wanditseho, abakobwa ko bafite Bibiliya ziri hadi. Umukunzi wawe mbese arusha iki abandi? Arusha abandi iki? Yewe wa mugore we w'indatwa mu bagore, umukunzi wawe arusha abandi iki gitumye utwihanangiriza gutyo? Umukobwa aramusubiza ati umukunzi wanjye arera kandi akeye mu maso, ni inyamibwa iruta abantu inzovu. Umutwe we ni nk'izahabu nziza cyane. Amen. Haleluya. Umusatsi we uratsibye kandi urirabura nk'intuntu. Amaso ye ameze nk'ay'inyana ziri ku migezi, yuhagijwemo amata kandi ateye neza. Mu misaya ye hameze nk'akarima k'imibavu harambutse nk'imikindo itwikirijwe n'uburabyo buhumura. Iminwa ye imeze nk'imyangange itonyanga ishangi iyagirana. Ibiganza bye
bimeze nk'impeta z'izahabu zashyizweho tarushishi. Umubyimba we umeze nk'ihembe ry'inzovu ribajwe ryashyizweho utubuyenge twa safiro. Amaguru ye ameze nk'inkingi za marimari zashinzwe mu dutebe tw'izahabu nziza. Uko ameze asa n'i Lebanoni, ni mwiza nk'imyerezi. Imvugo ye iranezeza, ni ukuri ni mwiza bihebuje. Uwo ni we mukunzi wanjye kandi uwo ni we nshuti yanjye. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe. Igice cya 6 umurongo wa mbere. Abakobwa barongera baramusubiza, umukunzi wawe yagiye he? Yewe wa mugore we w'indatwa mu bagore, umukunzi wawe yerekeye kugira ngo tumushakane nawe. Umugeni arongera asubiza ati, umukunzi wanjye yamanutse ajya mu murima we, mu turima tw'imibavu kuragira mu murima no guca uburabyo bw'imyangange. Ndi uw'umukunzi wanjye, umukunzi wanjye nawe ni uwanjye, aragirira umukumbi we mu myangange. Katugarukira ahangaha. Amen. Amen. Reka dusenge Imana. Turagushimiye. Haleluya. Mwami Yesu, wowe ushobora gufata amaso yacu ukayabumbura akareba ibitangaza byo mu ijuru. Kuko muririmbyi yavuze ngo hwejesha amaso mbashe kureba. Wowe ushobora gufata umutima w'umuntu ukawufungura ugashyiramo ijambo ryawe rwose kandi rikabasha gufata. Turakwinginze cyane Mwami, umugoroba ntibibe iby'amagambo gusa, kuko ubwami bwawe atari ubw'amagambo Mwami kuza ngo tuvuge twirirwa tuvuga tukumva, ahubwo ubwami bwawe ni ubw'imbaraga. Igihe ibyo bintu byabaye imbaraga muri twebwe, haleluya, turakwinginze cyane Yesu muri uyu mugoroba kugira ngo twese uko turi munsi y'agasongero k'iyi nzu utugendere tukumve kandi uganire n'imitima yacu Mwami, ataba ari yo uvuga. Mwami Yesu, izina ryawe ryumvikana ahantu tukumve, mu izina rya Kristo. Amen. Umukunzi wanjye, igitabo Salomo yanditse, hari ukuntu indirimbo za Salomo bigoye nyine ko wazicamo ibice. Ni nka story nyine, hagarukaho umukunzi w'abakobwa n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye n'umukwe. Kinyereka umubano wa Yesu n'itorero. Ubundi Bibiliya yose ubundi ivuga inkuru imwe, ni inkuru ya Yesu n'ubuzima bwe nyine mu bizera. Ubundi Yesu ni watse Bibiliya yose guturuka mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Nibyo yigeze kubwira abigishwa muri Luka 24 umurongo wa 48, igihe bari bagenda bajya Emausi baganira bihebye. Arangije arabegera arabaza ati, yemwe bagabo, birusanga ko ndeba mwihebye, murimo muragenda muganira nk'abadafite ibyiringiro, habaye iki? Baramubwira bati, n'agahinda kenshi, ni wowe muntu muri Yerusalemu hose niwe utigeze umenya amakuru yuko nyine umuntu twari twizeye twari twarakurikiye, umugabo wari waratumye duti ibyacu n'imiryango twamukurikira yapfuye. Babimubwiye babaye cyane. Arabwira ati, ariko ubwo ngerageje kwihutisha icyo gice. Arabwira ngo niko byari bikwiriye kumera, niko byanditswe kuri jye mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe no muri za Zaburi, yuko mwiriye gupfa. Ntabwo yahise yivuga yimenshoninga, ariko yakotinze nyine iki byanditswe bivuga yuko uwo nguwo muvuga yari akwiriye gupfa agahambwa, ku munsi wa gatatu akazuka. Ni nko kubabwira ngo ibyanditswe kuri jye mu isezerano rya kera, isezerano rya kera rikozwe mu buryo bw'ibice bitatu muri za Zaburi. Zaburi buriya ni bino bitabo n'indirimbo za Salomo niho byisanga, n'ibi bitabo by'ubusizi. Mu mategeko 5 books za Moses mu itangiriro, bira bice bitanu byose, bira bitabo bitanu. No mu bahanuzi, major prophets na minor prophets, bivuze ngo isezerano rya kera rikozwe mu buryo butatu. Arababwira Yesu ngo murabizi ko ibyanditswe kuri iki mu mategeko, muri za Zaburi no mu bahanuzi bikwiriye gusohora. Bivuze ngo ibyari byaranditswe kuri Kristo mu isezerano rya kera ryose, isezerano rya kera ryavugaga ubuzima bwa Yesu. Haleluya. Tutirengagije n'indirimbo za Salomo. Indirimbo za Salomo rero ziba zigamo zagaruka ku bantu babiri, ku mukunzi umukwe n'umugeni. Ari we mukunzi we yavugaga. Umukwe n'umugeni ntago ari abageni rwose wabikoresha wenda muri terime y'umugeni wawe, kuko nkuko na Bibiliya ituyobora mu nzira z'urushako. Ariko ubundi
ukuntu itorero Yesu ajya agerageza kurigereranya n'urugo, agerageza gufata umugabo akamwita Yesu, yarangiza agafata umugore akagereranywa n'itorero. Ubundi mariage nicyo kintu yerekana munsi y'ijuru, ibikwiriye kwerekana umubano w'itorero na Kristo. Niyo mpamvu n'abizera iyo tugiye gushakana, bigisha urushako, iyo tugiye gushakana uba ugomba gushaka nyine umuntu wizeye, ku buryo urushako ntabwo ari ibintu birangirira mu kwinezeza kwayo nk'uko akenshi tubitekereza. Ni ukujya kwerekana ubuzima bwa Yesu n'itorero uko bakwiriye kuba babanye munsi y'ijuru. Haleluya. Mu ndirimbo za Salomo rero hano hari umugeni, ngo uyu mugeni ngo yari asinziriye. Umurongo wa 2 ngo ariko umutima wanjye uba maso. Kwa kundi nyine usinzira ariko utageze kure cyane ku buryo nyine ikintu kitakomanga ngo cyumve. Ari muri iyo fezi ngo yumva ijwi ry'umukunzi wese nirimo riravugira kure kwa kundi uryamye, ngo ririmo rirakomanga ngo rishaka kwinjira. Ngo akomanga aramutse ati nyingurira mushiki wanjye. Ntabwo ari mushiki wanjye as my sister, nyine yavugaga mushiki ni nk'umutomo mukoresha fashion n'icyongereza nibwo mwabibona. Mushiki wanjye nyingurira. Aburahamu yigeze kujya ahantu arangije avuga ati nimvuga yuko umugore wanjye ari umugore wanjye kubera ukuntu yari mwiza kandi baramushakaga bazanyica. Bamaje bataburamu uyu muntu ninde? Aravuga ati uyu muntu ni mushiki wanjye. Igihe kimwe uramwami muribuka ko yamagara akavuga ati ibyo ni biki wankoreka amaso y'Uwiteka yandebye nabi nari ngiye gupfa. Aburahamu aravuga ati naravuze ni mwene data ariko sinde si mwene mama. Niko Aburahamu yasubije. Nko kuvuga ngo rwose nshaka no gutera n'umutomo n'uwo twabanye dukundana ni mushiki wawe muri Kristo. Noneho nicyo uyu mukunzi arimo aravuga ngo nyingurira mushiki wanjye mukunzi wanjye utagira inenge numa yanjye, kuko umutwe wanjye watonyanzweho n'ikintu. Ngo yari ku muryango arimo arashaka ko yinjira nyine bakabana muri iyo nzu. N'umusatsi wanjye urimo ibitonyanga bya nijoro. Ikime murashyize ngo n'umusatsi wanjye nyine arimo aravuga ngo muri sanse yaho wagira ngo byari nko mu rukerera cyangwa mu ijoro ryari ndirikuze, ku buryo nyine ikintu yamwifurizaga cyangwa yashakaga cyoroshye nuko aza akamukingurira akamususurutsa akamukuraho icyo kime, nyine hakabaho iyo fellowship hagati yabo bakanezeranwa nyine igihe yarazi amasaha yaramushakiye nyine akayamubonera. Umugeni yamusubije nyine amagambo ari weird ku murongo wa 3. Aramubwira ati nikuyemo umwambaro wanjye, nyine I'm not ready kuba naza nkukingurira. Nikuyemo umwambaro wanjye nawambara ne? Ese nakongera nkawusubizamo narangiza nkaza gukingurira? Arongera aramubwira ati nogeje ibirenge byanjye, ese nabyanduzanya? Nyine ngo yari yisize ku birenge ibintu by'igiciro bihenze ku buryo atashaka kongera gukandagira hasi nyine ngo agende ajye kumukingura narangiza agaruka. Mu yandi magambo, ndi muri comfort zone nziza ku buryo numva ntari muri mood yo kuza kugukingurira mukunzi wanjye. Ngo umukunzi wanjye aseseka, nyine biramwangira. Gusa amahirwe y'uyu mukunzi, nyine ikintu cyanangaje cy'uyu mukunzi we, uyu mukwe ntabwo yigeze abiforcinga ngo abishyiremo imbaraga acuruge abe yakwinjira, kuko ngo yasesetse nko kumwereka ikimenyetso cy'uko abishaka yakwinjira. Ngo yasesetse ngo nuko umukunzi wanjye yasesetse ku kuboko mu mwenge w'urugi, maze mu mutima wanjye urukundo rwinshi rumwuzuramo. Ndabyuka njya kumukingurira. Icyo gihe nyine nibwo yongeye kugiraga agatima, arimo kumubwira ati nshaka nabikingura. Ariko kuko uyu mukwe natangajwe nyine na karakteri y'uyu mukwe muri iki gice, ari nk'umugabo n'urugero, ntabwo yigeze nyine abigira ibintu ngo abiforcinge bihinduka amategeko yuko bagiye kuza ngo babane. Abyanze arigendera. Umukunzi rero ari we mugeni ku murongo wa 4 wa 5 ngo ndabyuka njya kumukingurira. Ngo ibiganza byanjye bitonyanga ishangi yagirana ku ntoki zanjye, itonyanga ku byuma bikingisha urugi, maze nyingurira umukunzi wanjye, ariko nsanga yahavuye. You see this disappointment? Aramubura.
b y'umurongo wa 6. Umutima wanjye wari washigutse ubwo yavugaga, nyine yari yaba excited yumva ko ari umukunzi we. Bya bindi byose twabonyeho hejuru gato yabimbuza kugenda. Arangije aramubura, ngo ndamushaka ndamubura, ndamuhamagara ntiyanyitaba. Arangije arabyuka aravuga ati reka njye kumushaka. Ndaruhuka aruka umutima wanjye umubonye. Umurongo wa 7, ngomura n'abarinzi bagenda umudugudu barankubita kubera ko byari ninjoro mu gicuku, ku buryo yahuye n'abarinzi binyiki nyine bari mu mudugudu kankoresha badaso. Baramukubita kuko yagendaga amasaha atayo yo kugenda. Arongera ahura n'abakobwa b'i Yerusalemu, ngarabihanangiza arababwira ati nta mukunzi wanjye mwabonye, mumubwire yuko urukundo rwansabye ndaruhuka, nananiwe kuryama. Urukundo rurimo ruraka muri ngiye ku buryo ndi bwongere kuruhuka, ari uko mbonye umukunzi wanjye, umutima w'umukunzi wanjye ushaka. Abakobwa baramubaza bati uwo mukunzi wawe waciye ibintu. Umurongo wa 7, mbese arusha iki abandi? Yewe wa mugore w'indatwa mu bagore we, umukunzi wawe urusha abandi gitumye utwihanangiriza uti. Haleluya. Aravuga ngo umukunzi wanjye arera kandi akeye ku maso. Ni inyamibwa iruta abantu inzovu, umutwe we ni nk'izahabu nziza cyane, umusatsi we uratsibye kandi urirabura nk'intuntu, amaso ye ameze nk'ay'inyana ziri ku migezi. Haleluya. Aristinga ibintu umukunzi we arusha abandi. Bageze ku murongo wa 6 ubwo nanze kubiristinga byose kugira ngo ntaza gutinda. Baramubaza ati umukunzi wawe yerekeye he kugira ngo tugufashe kumushaka. Noneho abakobwa b'i Yerusalemu nabo ngo batangira kumushaka bamufasha kugira ngo bareko baza kubona wa mukunzi. Haleluya. 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 Reka ne kubijyana kure cyane. Uyu mukunzi, iyi ndirimbo ya Salomo ivuga, ni umugabo bita Kristo. Ubundi it's all about Christ. Ni umugabo bita Yesu. Yesu kubizera ari bo torero, ari bo bageni. Barimo barereka ubuzima bw'abizera, ubuzima bwa Kristo, ubuzima bw'itorero, uburyo bubanye na Kristo. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bakolosayi ngo kubera yuko yadukije akadukura mu butware bw'umwijima ngo yarangiza akatujyana ahantu hitwa mu bwami bw'umwana wakunda. Aho abizera duhamagarirwa kubaho tumeze nk'aho Yesu ari we mukunzi wacu, nk'uko abafite abakunzi bahora baganira nabo ku munsi ku wundi, bagirana fellowship nabo umunsi ku wundi. Itorero rya Kristo rihamagarirwa kubaho ryibwira ubuzima bwa Yesu, riganira nawe umunsi ku wundi. Haleluya. David nicyo yajyaga avuga amategeko yawe n'amategeko ngo nibyo nibwira ngo kumanywa na nijoro. David yajyaga bivuga akavuga ngo umutima wanjye ngo urahagizwa cyane no kugushaka, nyine gusabana n'uyu mukunzi, ngo nk'uko imarakazi yahagizwa no gushaka amazi mu butayu ahantu humiranye cyane, ngo niko umutima wa David wajya kubishaka. Haleluya. None uyu mugabo bita Kristo arimo araza mu buzima bw'abizera. Mwibuke mu byahishuwe ahantu hatubwira ngo mpagaze ku rugi ndimo ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura turasangira. Mu yandi magambo, ikintu nigiye muri iki gice gikomeye ndetse kiremereye, ntago Yesu ajya forcinga. Ntago Yesu kubera duhaye umwuka wera ageze mu buzima bw'abizera ngo forcinga bategeka ati ndakwinjiramo nkuyobore, fellowship yanjye turayigirana byanze bikunze. Haleluya. Ikintu Yesu ya forcinze tutari gushobora ni kimwe, nuko yadusanzeho twari dupfuye turi abanyabyaha akadukurayo. Arangije duhereza ikintu cyitwa mwuka wera wuzuye freedom. Haleluya. Haleluya. Uyu mukunzi ni Kristo urimo uraza gushaka ubuzima bw'abizera. Niko ahora bigenza ku munsi. Abizera bose, umuntu ufite mwuka wera ahora akomanga ku mutima we kugira ngo basabane buri saha, buri munota, buri cyumweru, buri munsi. Reaction zacu ni izihe? Ko niyambuye inkweto zanjye nakongera kuzambara ne? Ko nakuyemo umwambaro wanjye nakongera kuwambara gute ngo nze ngukingurire? Ko ndushye cyane mvuye mu kazi, do you think ko ndi muri mood nziza? Ni cya gicuku cy'ijoro, ni mu gicuku cy'ijoro nari namaze kuryama nubwo ndimo ndakumva ko dusabana. Ko nari mvuye mu kazi ndushye cyane nabasha kukubonera umwanya tugasabana. Hari umugabo wigeze gukora kotarandika uburyo ngo abiki gihe ngo tubayeho,
ngo turavuga ngo too young to seek God, nyine ngo turi abana cyane ku buryo nyine tudakwiriye kubonera umwanya Imana, tukigiraho hejuru gakeya, too busy to seek God. Turi busy cyane, tururika inyuma y'ubuzima bw'amafaranga n'iterambere, ku buryo turi busy nyine ku buryo tudakwiriye kubona akanya ko gushaka Imana no gushaka presence yayo. Tukigiraho imbere gato bikarangira tugiye muri too old to seek God. Tugiye mu buzima noneho bwaho dusaza tukavuga tuti turi busy cyane ku buryo tudashobora gushaka Imana. Ni ikihe gihe cyiza munsi y'ijuru cyo gushaka Imana gihari? Munsi y'ijuru ibyo kwireguza ni igihumbi, byo ko tudakwiriye kubona umwanya wo gufellowshipinga n'uyu mwami wacu waducunguje amaraso ye. Bavandimwe, mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura turasangira. Nicyo kintu uyu mukunzi arimo arashaka kuzana. Twebwe abari munsi y'ijuru, we are very busy, arabizi, ariko arimo araza mu gihe kidakwiye n'ikidakwiye, niko umwanditsi w'ijambo ry'Imana yavuze ngo mumushake mu gihe kidakwiye n'ikidakwiye. Muri Amosi niko bavuga, bakavuga ngo mugende mushake ngo uwo mwami wanyu kugira ngo mubashe kubaho. Haleluya, haleluya. Kristo navuze ngo nkunda bankunda, ngo ariko abashakana umwete nibo bazambona. Bene data, turahamagarirwa cyane abizera, kamivuge muri to yoroshye wenda kugira ngo tubyumve, no mushaka kwigisha nuje cyane nasimbutse. Turahamagarirwa cyane gusobanukirwa yuko niba koko uyu mukunzi wacu niko yatubwiye ngo uwo mukunzi wanjye n'uwawe nanjye nkabuwe, we have to leave our comfort zones, tugashaka iyi fellowship yacu n'uyu mukunzi wacu. Haleluya, haleluya. Ngamaze kumva nyine iyo comfort zone nta n'iki kimara. Bura comfort zone ni kimara, uricara ukazarambirwa ukumva n'ubundi niba ari n'ubuzima bwo kuruhuka udashaka Imana, n'ubundi ukazumva n'ubundi urongera uraruka. Ngarahaguruka ngajya gukingurira umukunzi we umutima ushaka, ngaramubura. Ibi nibyo bijye bitubaho. Waba uri umwizera ufite Mwuka Wera rwose ubizi ko wakije utanabishidikanyaho, ukisa ku buzima bw'Imana ukabubura, ugasenga ukumva wagira ngo ku mutima hateretseho urutare, ukagira ngo umutima wakuvuyemo hibereyemo ikintu cy'ikibuye, ugasenga ukumva ntagu ubu buzima bwa Kristo bufite. Icyo gihe noneho bitangiye kuba nibwo utangira kwahagira wiruka, abarinzi bahagukubita. Isi kagucanganya nyine ukumva uri umupagani nk'uko abapagani babayeho. Reka nkoresha iyi terime, warangiza ukirukanka. Ubisobanukiwe, ikibabaje birangira ubisobanukiwe wari uko wageze kure cyane. Nk'uko uyu mukunzi yararyamye, yarakomanze, yanga gufosinga nk'uko Yesu atajya dufosinga. Fellowship yacu ni Imana. Imana ihora iteze amaboko kugira ngo abana bayo tuze tuganire nayo, tubeho ubuzima n'ubwo ishaka, irimo irabudusesekazaho mu mwuzuro. Haleluya, haleluya. Ariko ntabwo izindi dufosinge kubera ko yaduhaye Mwuka Wera, yaduhaye free will. Ntabwo turi amarobi Imana itegeka ngo mucanga muze musenge, senga n'udasenga ndakwica. Ubundi isi kagende kadukubita yamara kudutsindagira tugakanguka, nibwo twongera kumva dukumbuye umukunzi wacu, ukajya kumushaka ukamubura, ngahura n'abarenzi b'inyiki baramukubita mu ijoro. Uru rugendo sinarusobanura rwo kongera kumva ushaka kugarura fellowship yawe n'Imana muri wowe utayiherukaga. Uru rwo sinarusobanura kuko umuntu wese wahuye narwo cyangwa uhura narwo cyangwa urimo urahura narwo no muri iki gihe turimo arabasha kurwumva. Haleluya, amen. Ngo abakobwa b'i Yerusalemu mwe ndabihana mumba, what can I do kugira ngo nongere mbone umukunzi wanjye ushaka? Umukunzi wanjye ari hehe? Haleluya, 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 haleluya. Reka dusome umurongo wa 9. Umukunzi wawe mbese arusha abandi iki? Yewe wa mugore we w'indatwa mu bagore, umukunzi wawe arusha abandi iki gitumiye utwihanangiriza gutyo? Umugeni arababwira ati umukunzi wanjye arera kandi akeye mu maso. Munsi y'ijuru ninde muntu wera? Ni umugabo bita Kristo. Ni nko kuvuga ngo nasobanukiwe ko ntabasha kubaho namufite, ubuzima bwanjye butamufite butariho. Nguwo umutima wanjye ubonginga gushaka ku manywa na nijoro, ubwo Dawidi yajyaga avuga. Haleluya, haleluya. Igihe kimwe Dawidi yigeze kuryamana n'umugore wa Uriya. Dawidi ahura n'ubuzima busa n'ubushaririye cyane.
buramukanda hahandi ubuzima bw'umukristo iyo bwahuye n'icyaha nyine bukandwa akabyumva ko bushyitseyo ku buryo wumva rwarwo burukwegereye. Arangije arasenga aravuga ngo Mwami Yesu ngo undeme mu mutima mushyashya, ngo numureho ngo umwuka wawe wera. Can you imagine King David? Ngo unsubizemo kunezezwa n'agakiza. Ubuzima bw'uburyohe bw'agakiza bwari bwarakamutse muri we ku buryo yarasigaye yumva ari igishushumbwe kigenda, kubera ko umukunzi we yari kure cyane, nta fellowship bari bafitanye, nta buzima mwana bwari busigaye gutembera muri we kiretse gufata umugore w'abandi bantu akamusambanya ashaka no kwicisha uriya muntu. He was a Christian. Aravuga ati unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe n'umureho umwuka wawe. Arangije arahaguruka ararira. Uzi Zaburi yanditse arimo arataka ibyo bintu. Yaravuze ngo ndataka ngo umunsi ukira ngo amagufwa yo mu mubiri wanjye ngo agashengurwa ngo ndumva ari ndaniha akavunagurika. Nyine yari afite agahinda, sorrow nka depression, yuko arimo arumva ubuzima Mana butarimo buraflowinga muri we. Dore ngo uko isi ya none irimo iratwicarira, abizera bavandimwe, isi irimo iratwicarira. Mu Kristo wanditse agatabo k'umugenzi niwe wavuze ngo tuba tumeze nk'abantu bari mu isi y'imbura mu maro. Turi bize ku buryo dufite impamvu zirenga igihumbi zo kwireguza no mu mutima yuko tudakwiriye gufellowshipingana n'Imana. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba yuko umukunzi wacu ari ku muryango, ntago ajya ategeka, ntago ajya abiforcinga. Araza gukomangira akabwira ati nagufata ukuboko tukagenda mu rugendo, response yawe niyo imataringa. Nibyo no mwitangiriro batubwiye, Yesu aza mu ijwi ry'ituze rwose. N'ibyaha nuko biza, niko Imana yabwiye Kayini ngo nabyo biraza ngo bikituga tugira ku rugi, ngo niwe wo kubyacceptinga ukabyemera ngo hanyuma bikinjira. Iyo umuntu atarimo arumvira ijwi rya Yesu ngo ryinjire ba fellowshiping, umukunzi we baganire igihe kidakwiriye n'ikidakwiye, ntago ibyaha umuntu ajya manika ukuboko ngo ngaho ndabyemereye ngo vayo. Kuta-accepting ijwi rya Kristo egare ku acceptinga ijwi ry'umwanzi. Kiriya gihe nibwo winjiye mu buzima neza, burimo buragenda bujya mu rwego. Umugabo bita John Piper yaravuze ngo lust ngo grows fast, irari ry'umubiri ngo rikura cyane ngo in the garden of leisure, ngo rikura cyane ngo mu murima urimo agafumbire kenshi witwa leisure. Hantu umuntu aba arimo arapfa ubusa, aryamye yagandagaye, ubuzima bwe atarimo arabwokapanga bwuzuzemo ibintu by'Imana, fellowshiping ari n'umwami. Hari igihe nigeze kumara ntafite akazi, ari kiri umunyeshuri, nibereye mu rugo. Nari nzi yuko iyo minsi ngiye kuyimara nzaba narasenze ngapfa. Niyo kintu numvaga muri iki. Niyo minsi yambereye mibi ya mbere. Nirwaga nabyukiraga kuri telefone, mwisanga umunsi wije, nyiri kuri telefone imeze gukina nta kintu kizima na kimwe niyungu. Nakwisaka nimugoroba najye nko gusenga kuko urumva umuntu yireye mu rugo nk'umukristo agatima karagushinza katayabe no gusenga. Narahumirizaga nka flyinga nkagenda ubuzima bwanjye mbona akazi di kamwe kambyutsa mu gicuku hane nabona no mwanya naho ndi mu kazi ngasenga nkaryoherwa, nataha ngasenga nkaryoherwa. Ndavuga none ndatangaye. Lust grows fast in the garden of leisure. Bene that comfort zones, ubuzima butubeshya munsi y'ijuru buduhereza excuses nyinshi zituma turimo turagenda tugatakaza uburyohe bw'agakiza. Ubuzima Mana muri twebwe ntibuflowing ngo tubone. Ndeka mbahamagare duhakane ne gutinda nisanga iminota 10 isigaye cyabise. Reka mvugine mbahamagarire Imana idufungure ku maso kandi dushyire ku mutima dusobanukirwa uburyo rwose uyu mukunzi wacu Kristo ari we twasomaga arimo araduhamagarira. Icyakubwira ukuntu arimo arashaka gufellowshipingana nawe, icyakubwira ukuntu anejejwe, yiteguye kukwakira, guturuka mu buhenebere bwawe bwo kudasenga, yiteguye kukwakira, wongera kugira ibihe byiza byo gufellowshipingana nawe biturutse mu kwinvestinga umwanya wawe urimo urasengana nawe. Hallelujah.
hari igihe nigeze kuba nsenga nari mfite sinzi umuriro wari watse muri njye, najyaga nsenga saa 9 k'ijoro nkongera ngasenga na saa 4 z'amanywa, kandi ibyo bintu mbikora mu buzima bworoshye rwose nta bifosinze. Mana we, ubwo buryohe bwaranyishe, numva natindiwe no kuva mu isi. Isi irimo iransharirira, iranukira, sinshaka no kuyitindamo. Ndumva buri wese yasaba Imana niba warakijijwe kuko warizeye Kristo, ubu buzima urabuzi. Ntabwo ari amakuru sinayasobanura. Niba utaranamwizera, ushobora kuba uri muri twe bwumva utarigeze ugeraho ibyo bihe byo kongera kunezezwa nuko Imana yagukijije. Uruhamagarirwa kwizera Umwami Yesu wapfiriye ibyaha byawe. Wapfiriye ibyaha byawe kugira ngo uguhereze ubuzima bw'iteka ryose, umuhereze ubwo buzima bw'ibyaha byawe, muhane iyo ngurane. Ndumva nayo inyoze yo kuvuga amagambo menshi ngomba konveka, se yanabakonveka. Tugiye kuri imirimo y'agatabo, uburyo Imana ikuganirije, uburyo wumva buri strategic wakongera ugashaka umwanya wawe. Ibi bintu nta handi hantu bituruka, nuko uba serious ukavuga ngo ndashaka umwanya wanjye n'Imana mu buryo buri daily. Ntabwo ari ibintu bituruka mu kirere ngo muze kumva ngo ikiro kiragufasha nimugoroba utashye usenga. Urasharirirwa, usenga usharirirwe mpaka igihe Imana uri buyiririre ukayibwira uti sinarekera, nzaguma mpaka nimumwumva uburyohe muri njyewe. Set your time, dufate umunota umwe tubitekerezaho ibihe byawe n'Imana mu buryo buri practical bworoshye rwose. Tekereza igihe rwose kikoroheye ku munsi, wajya ufata iminota 30 minutes cyangwa 10 ugasabana n'Imana kugira ngo ubuzima bw'Imana, uyu mukunzi wacu atagenda agasa natwirendagijeho gakeya tukamwirukangaho, tugashoboringa no kongera kugarura iyi fellowship n'Imana. Hari indirimbo yamfashije ejo cyane ivuga ngo hari icyo mwaka mwami ngo nubwo njya ngucumuraho. Igice cyayo cya nyuma kiravuga ngo ngerageza kwibuza inama mbi z'ibyaha, ngo ariko narangiza bikarangira nanone mbyibonyeho, ngo mwami we ngo ujye umboneza, ujye umboneza. Nyine umutima wanjye hari igihe urimo ufite desire rwose yo gushaka iby'Imana no kunezezwa nabyo, nkumva biranyishe rwose nkayiberaho, ngo ariko narangiza ngo mu buzima bw'ibyaha n'uburanga bukanza. Ndumva twaririmba ku karirimbo, nidushaka turirimba icyo gice, sinzi uburyo Mersari ngo yituyoboremo, twarangiza tukavuga ngo mwami we ujye umboneza, untere umwete wo kugushaka. Imana ibahereze umugisha cyane. Turi mu gitabo cya mbere n'icya nyuma. Turi mu gitabo cya mbere n'icya nyuma. Hari w'icyo mwaka managurwe hose mwami, umuriro ntimushaka, Wanjye
Gracias.